uratangira utubwira amazina hanyuma utubwire igihugu na RCS bakwitegeho iki muri rusange. Amazina yanjye ni Mutesi Emeline, Madamu Mutesi Emeline. Nkaba mbere na mbere mbanje gushimira RTS kuba yaranyakiriye. Saa izi ngizi nkaba nyiri aha ngaha, nkaba nsoje amahugurwa yanjye. Nk'umukobwa ni bake cyane bajya basubiza mu mashuri, ariko njye narabikoze. Nshimira abarimu banjye banyigishije ndetse ubumenyi bwose bampaye nzabukurikiza. RCS ndetse n'igihugu ikintu banyitekaho ni iki ngiki, ni uko ngomba gukora neza inshingano zanjye kandi icyo banyigishije cyose nzagikora. Amahugurwa yose nafashwe aha ngaha ntabwo azapfa ubusa, amategeko n'amabwiriza yose nzabikurikiza. N'ibyo batubwiye ko mwanahuguwe no gufasha bariya bantu bazasubira mu buzima busanzwe, kugenda byibura bafite umutima wo kutongera gukora ibyaha. Ibyo bintu murabyiteguye mu mahugurwa cyane.